izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'uyu muvandimwe wacu umukongomani ariko wagize ubuntu bwo kugira ngo yumve ko agomba gusura umwana muto w'uruhinja. Izina ryawe nirihimbazwe. Rero ndakwinginze kugira ngo ubane nawe kandi utwagurire imbago, ukomeze kutubera ku rugamba. Imbaraga y'umwuka wera iganze muri twe, imbaraga z'ikuzimu zifatwe mpiri, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanyu bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nyandikwa Samu Gakire nkuko duhora tubana mu biganiro bya buri munsi. Ndi kumwe na Jerry ngira ngo from Kigali to Rubavu. Nyuma yuko i Rubavu habaye ibiza ngira ngo haciye nk'igihe cy'ukwezi, abaturage baracyari kugenda basubira mu buzima busanzwe, bamwe na bamwe baracyari mu nkambi, abandi babashije gusubira mu byabo ndetse abandi barakodeshereje. Uyu munsi duhisemo by'umwihariko nyuma yuko twaje kuhakora inkuru, ubuyobozi bw'igihugu, inzego z'ubuyobozi zitandukanye zagiye zibasura zikabahumuriza. Muziko nyakwa Perezida wa Repubulika nawe yasuye abaturage bahakabahumuriza. Uyu munsi tugerageje wenda ngira ngo hari inkuru yakoze abantu benshi ku mutima, twihanganisha abantu bose abasenyewe, ababuze ababo, abo ibiza byakozeho bose, mukomeze kwihangana kandi Imana ikomeze kubomora cyane. Uyu munsi ngira ngo hari inkuru yakoze ku bantu cyane, inkuru y'umubyeyi wasigaranye umwana w'amezi 6 ngira ngo yabuze abana be, inzu ye irahangirikira ndetse n'umufasha we. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, ngira ngo natwe nk'urugendo online TV tubashe kuhaza. Hari umwe mu baganga cyangwa se abavuzi gakondo waduhamagara tubwira ati ni mu Rubavu cyangwa se ni mu umwanya irankuru yura mubyeyi, muzambwire nanjye nzamusure. Ni umuvuzi gakondo ukorera mu Rwanda, gakorera no muri Kongo, abari mu bice bitandukanye. Niwe uyu munsi twazanye aravuga ati reka njye gusura mubyeyi, reka njye gusura uriya mwana mbashe kubaganiriza. Hano turi na hano cumbikiwe, ngira ngo tumusanze ku rusengero yagiye gusenga. Murabibona nyine ko amaze kumenyera abateruye bebe we, ngira ngo n'ubwa mbere wenda tugiye kuganira. Muraho neza? Muraho. Komeze gukomera kandi wihangane. Yego cyane. Amazina ni? Amazina yanjye ni Feza Nteziyaremye. Ndi umupapa wari wubatse ufite umugore n'umwana. Yego, ubwo rero umugore akare witahiye mu bihe by'ibiza. Ubwo rero aha turi ni mu mudugudu wa Muhira, akagari ka Kanyefurwe, umurenge wa Nyakiriba. Niho leta yacu y'ubumwe irangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame yabaye idukondeshereje. Murabona ko ari inzu nziza y'icyitegererezo. Ko muyireba gutya rero ntawe ubasha kurebamo n'ifime, ariko harimo ibyangombwa bikenerwa. Amarido arimo, nubwo utapfa kuyabona hano. Harimo intebe zisanzwe n'ibindi leta yabashije kudufashisha by'ibanze nkenerwa bisanzwe umuntu yakenera mu buzima busanzwe. Bebe wageze amezi angahe? Ubu tuvugana ari muri 7 n'icyumweru. Amazina ye ni? Yitwa Menyo Dusenga David. Ngusanze ku rusengero n'ubundi ndabona ufite bebero, umaze kumenyera nta kibazo cyangwa uracyahura n'imbogamizi ibyo ari byo byose wenda? Ubuzima busa naho tumaze kubumenyera. Iyi bibero yarimo amata ye ajanwa kuko ndiko ndi butensubirayo mu kanya. N'ubundi rukuba ngo ntegura ibyo ari bukoresha ku munsi wose nkahita mbitwara niba ndi bujye gusenga. Ubwo rero buriya bimwe bisigaye ku rusengero. Yego nuko hano hari muganga Kirunge. Okay. Habari? Nzuri sana.
uyu ni umwe mu babyeyi babashe kumpamagara ambwira ati umunsi uzapanga kugira ubavu ngira ngo akorera mu duce dutandukanye abari Nyamata abari Kigali ariko muri no minsi ngira ngo ari ibyumba igicumbi iyi nkuru ni mu nkuru yabonye agira amarangamutima cyane ibyo byose akorera yarasanzwe akorera igoma cyangwa se ni umwe mu baganga gakondo babandi bavurisha imiti iva ku bimera ngira ngo ndagushimiye Imana iguha umugisha cyane ko ubaye umwe mu bantu basuriye umubyeyi. Asante sana. Urakoze cyane wenda ngira ngo turaza gufata akanya tumuganirize nyuma yuko twari tuje hano kugira ngo tugere kwa Feza mu rugo tunahamenye n'abantu bose mudukurikiye umuntu wese uri kureba iki kiganiro turaza gushyiraho araza kutuvuga nimero ye wamusura shaka umusura waba uri mu Rwanda utari mu Rwanda rwose Feza wamusura tugakorera umugisha kuri uyu mubebe kandi uyu mwana ni umunyamugisha ngira ngo hari uyu mubyeyi hari uburyo twari tugusuyemo yarazaniye umwana amataje no kwareba ngira ngo tugiye kubanza tubishyikirize mu nzu hari na envelope yarakuzaniye avuga ati ntago mbizi neza ibintu ajya gurira bebe ibyo ari byose wenda hari uburyo binamuguriye yashobora no kuza kongeraho n'utundi tuntu uyu nawe ngira ngo ntago wari umuzi uyu mubyeyi ahubwo yanyibutsa amazina ye amazina ye nanjye ntago ndi kuyafata neza. Okay, jina zangu wananiita Kinyarwanda ntago urakimenya neza kadogo. Kadogo. Naitwa kwa majina Mambo Kaluji Israel. Kaluji Israel. Asante. Urumva ko ni umuntu umuturanyi wacu ariko kubera umaze imyaka ingo ukora mu Rwanda miaka 7 hivi. Imyaka 7 byari byose Goma njoo kwenu. Okay. Jirani yetu tu karibu. Ariko akaba akorera mu Rwanda ni byiza cyane ngira ngo wenda kugira ngo uhite usubira ku rusengero wenda turaza no kunyura gato hariya aho biza byagushegeshereje ngira ngo ni byiza cyane ko wibuka ko ushimira ubuyobozi ukavuga ati ndashimira ubuyobozi bwacu ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabasuye ngira ngo Abanyarwanda barabibonye wanabonye n'umwanya wo kuvuga byiza cyane ibintu byarakoze abantu ku mutima bavuga ati ibyo byose kuba unanavuze kuba unanashimiye hari ukuntu uvuga ukaruhuka hari buri abantu ushobora kuvuga yahuye n'ibintu nka biriya ni bake ariko kuba warashoboye kuvuga ngira ngo ibintu bikomeye cyane ngira ngo rero twabanza tugashyira utuntu mu nzu. Turaguhimbaje izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'uyu muvandimwe wacu umukongomani ariko wagize ubuntu bwo kugira ngo yumve ko agomba gusura umwana muto w'uruhinja izina ryawe nirihimbazwe. Rero ndakwinginze kugira ngo ubane nawe kandi utwagurire imbago ukomeze kutubera ku rugamba imbaraga y'umwuka wera iganze muri twe imbaraga zikuzimu zifatwe mpiri ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. ngira ngo dusoje kuganira na Feza Imana ikomeze imworohereze kandi imuhe gukomera. Uyu numwe mu baganga mu bavuzi gakondo
batari basanga bagaragara mu binyamakuru ariko ntungoye no kubona akoze igikorwa nk'iki cy'urukundo. Ni ishusho nziza, ni urugero rwiza haye n'abandi kugira ngo bazaze gusura Feza. Imana iguhe umugisha. Asante. Ubundi ubuvuzi bwawe sibyo ko wenda abantu batabimenye cyane, wenda hari nk'abantu bashobora kureba iki kiganiro bakazagukenera. Uvura ibiki, ukorera hehe? Bo jewe ndi umukongomani, ndi umuvuzi mu nganga wa gakondo. Natangiye kuvura mu mwaka wa 2002. Papa niwe wari uri muvuzi mukuru mu bice bya Goma. Imana iramujyana. Nari ndi umwana we wa gatatu, mvukana n'abakoba. Njye w'umuhungu anzigira ako kazi kandi yaramaze kukanyigisha. Mvura indwara nyinshi zitandukanye. Ukoresheje imiti yo mu bimera? Ngoresheje imiti ya naturel. Mbo hari n'amavuta ngoresha y'inyamaswa z'ishyamba, inyamaswa izindi zo mu mazi. Namo muri inyamaswa hari amavuta gazo ngoresha. N'ibindi hari n'agandi mavuta gagurwa ko bita l'huile végétale. Mbese hari amavuta gandi gagurwa gavanga mu miti ngoresha. Hari n'ibindi ngoresha birimo bita bougie rouge. Ibyo bintu byose ubikoresha uvura izihe ndwara? Mbo mvura indwara ni nyinshi cyane. Nuko mba mfite imirimo myinshi ngora, ariko njyewe mvura kuko abantu umuntu ngeneye aranshaka kambamagara ku telefone. Ari ngombwa ngamuhamagara, afite ibyangombwa akanzanga hondi. Kari kenshi mba ndi Igoma, ariko bakambamagara ngajya Byumba, nari mfite icyicaro. Na Bugesera, Nyamata, Rusizi, Kigali, Nyamirambo, Kigali Centrale pale aho Nyabugogo, kuzamuka za Kasyata andu heshi ndahazi. Nagezeho ndi kuvura abantu bafite ububabare bukomeye cyane. Baraguhamagara ukabavura. Ngira ngo hari umuntu udukurikiye hano ushaka ufite indwara cyangwa ibibazo. Ngira ngo ni izihe ndwara uvura by'umwihariko? Twari tumenyereye abandi bavuzi, hari n'abavuzi bagiye bagaragara bikagaragara ko babyitirira cyangwa se babeshya abantu. Wowe by'umwihariko uvura izihe ndwara kugira ngo n'umuntu uri kureba iki kiganiro naguhamagara ko kazabe yizeye ko uri bumufashe? Icyambere ngoresha ngora ikintu cyo bita ni imbaraga ziturutse mu miti mvite. Hari umuntu bakwiba bakajya nko mu nzu bakiba ibintu bye batamuzi akagenda. Ngomba kugera mu inzu bibyemo, ngafata ubutaka mu iyo nzu, ubutaka bukanyereka wa muntu, ngakoresha wa butaka ibintu bikaza akabizana guturukana n'imbaraga ngoresheje kuko nageze mu iyo nzu. Ubwo nakabajure cyari cyo cyose cyubakwibiye telefone, amafaranga, ikintu cyo bibye mbese umujura. Ngomba kumuzana akakigarura utanagiye kumushaka. Cyo cyambere. Hari cya kabiri, hari umuntu ushaka ndabone kubyara kabura abana. Ngomba gufata amazi yo ku mubiri we cyangwa afata amazi agakaraba niba mu mutwe cyangwa ku mubiri we ngafata amazi ngajya gukoreshamo imiti
ngareba niba ari indwara yatumye atabyara, niba ari abantu bamufashe kutabyara bakamuroga, ngamenya na wa muntu wabikoze, ngabimwereka akabireba, ngamubwira ati ari uburwayi busanzwe, ari Imana yabishatse, ngavuga ati ndakindu nakoraho, ari umuntu wamuroze ngamuvura akabyara. Mbo ikindi ni indwara zikomeye nk'umugereko. Hari umuntu katambuka nk'ibintu bakuteze, hari ibintu amarozi, iwacu bavuga umugereko make, ikintu katambuka nk'uburozi ucyo, ngakoresha amazi gavuye ku mubiri wawe, njye nibyo ngoresha, amazi n'amazina yawe. abaye adahari se yari nko hanze, ngo hanze agomba gutuma amazina ye gusa ari ku karti, amazina gakondo y'ababyeyi, amazina ye ari ngo hanze, ari nko mu Amerika, ari kure Burayi, muri Itali, akawereza amazina ye, ngayakoresha muri puissance ya miti ngoresha, ngamenya ikibazo afite. Ushobora kuba ufite umwihariko, ariko se nanone hari abaganga benshi bagiye baza bavuga gutyo, ugasanga babeshya abantu barabyizeye, twagiye tubazana bakabivuga, nyuma tugasanga ntibyari byo, barabeshye. Wowe niki kiri bubwira abantu ko ibintu byawe ari ibyanyabyo? Njyewe ni ngora ibintu biri exemplaire, ngora ibintu biri exemplaire n'abantu bakabibona. Hari ibyo ngora presence abantu bakabibona exemplaire, n'umuntu ngiye kuvura ngomba kumwereka ati kugira ngo umenye ko ari ukuri, ngamwereka teste exemplaire akabibona ko ari ukuri. Kandi njyewe ngora ibintu biri exemplaire, buri muntu akora byashoboye, numvize ko ndashoboye ndaho nabikora. Niyo kazi. Ubwo abantu badukurikiye murabyumva, nimero turaza kuyibashyiriraho kuri iki kiganiro. Ubwo impamvu mbikoze nari navuze ko nazanye n'umuganga gakondo, namushimiye Imana nk'umugisha kuza gusura uyu mubyeyi, ngira ngo mwese mwabibonye turi mu matongo ye. Ni ibintu bibabaje, n'abandi baganga bose bari mu Rwanda mukora ibikorwa by'urukundo hirya yo kuvura abantu, mugafasha abantu, babyumisha avura abantu arabafasha, ariko aravuga ati n'umutwanjye n'umutwe nakoreye reka mfatemo mfasha abababaye. Uru ni urugero atanze. Ibyo byose nkeka ko tutavuze ko amuhaye ibya mirenge, ariko n'uwo mutima yagize wo kuviriya hirya akaza hano mumushimire kandi Imana imumugisha. Nimero ze muraza kuzibona hejuru. Muganga, asante sana, nafikiri kwamba tutaweka nambari yako, asante, bazaguhamagare ubashe kubafasha. Okay, asante, merci. Okay. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.